Turagarutse rero muri episode ya kane, noneho twahinduye uburyo bwo gushushanya kugira ngo bibe bigaragara neza. Hari uburyo twashushanyaga ariko ugasanga ntabwo biri kugaragara neza. Hano rero uko bimeze, tugiye noneho kureba iyo ari aba sellers biba byagenze gute. Mwibuke hano ku ba sellers, candlestick ifungurira hano hejuru, aho indi candlestick yafungiye hejuru igafungira hasi, niho bitandukaniye. Ariko nanone urebeye kuri chat yacu ni amabara. Ikindi kandi buri performance, yaba iyi buji iyi ngiyi yabanje ndetse n'iyi ngiyi, buri buji iba igizwe n'igihe runaka. Ibi byose biba byabaye mu gihe kuva hano ukajya hano ukamanuka ukongera ugafungira hano, biba byabaye mu gihe runaka, ariyo time frame y'iminota 5. Hano ushobora guhindura, wanashyiraho n'iminota 10, washyiraho n'isaha, yewe biramanuka bikagera no ku mezi. Urabona ko bigira no ku mezi, candlestick y'amezi. Ariko twebwe turi kwiga candlestick, nta kibazo, ntabwo turi kugendera ku gihe, ibyo nabyo bizagira igihe cyabyo biza. Twagiye rero nabwo twumve uko biba byagenze hano. Iyi candlestick iba yafungutse, iba yafungukiye hejuru, sorry gatoya, iba yafungukiye hejuru, gutya iba yafungukiye hejuru hano, yarangiza ikabanza ikaza. Iri kuza gutya rero ikunze guhita ihinduka, muzabibona isa nk'aho ihinduye ibara, ikaba ibaye icyatsi. Iyo ibaye icyatsi bivuze ngo hano yabanje kuzamuka. Aba buyers bari mu isoko, bari binjiye muri rya soko, noneho iramanuka, igenda imanuka. Igeze hano, aba buyers bari gushiramo, aba sellers barinjira, niyo mpamvu iba yahinduye ibara ikamanuka. Urumva biri kugenda biba muri cya gihe aba sellers binjiye mu isoko, bararimanura, barakomeza baramanuka. Niyo mpamvu bageze kuri ino point iyi ngiyi. Bageze hano rero, aba buyers bongeye barinjira, kubera ko bari kuraga hasi atari aho ryafunguye. Niyo mpamvu ntago byigeze rihinduka ibara n'icyo. Ariko iby'amabara ntimubyiteho, ahubwo murebe price action iba yabaye. Barizamuye barifungira hano, nibyo biba byabaye. Ibyo nanone bikaba mu gihe cy'iminota 5. Uko niko rero umenya impamvu zino buji ziba ziforumye mu isoko. Niyo mpamvu hano buri buji wayireba ukamenya yafunguriye hehe, ese ni he yageze ikagarukira. Nuko nguko tubireba. Time frame ni igihe buji yacu iba yakoze price action, cyangwa se iba yakoze muvuma zayo zose. Ishobora kuba ari time frame y'umunota umwe n'amasegonda, birashoboka. Hari candlestick y'amasegonda 5, mu masegonda 5 buri buje ikora ibyo. Ariko hari na buje uzasanga noneho zo zidafite iyi performance wenda yo hejuru cyangwa se hasi. Tuvuge wenda buje zahereye hano, ibyo nabyo tuzabyigaruka, ukuntu buje isubira inyuma, igahera inyuma, ikaba ikomeza imanuka, idashyizeho lowest cyangwa se idashyizeho upper wick hano, ikamanuka. Izo nazo zirimo nk'iyi ngiyi uri kuyibona, nubwo yitasuye inyuma, aho yafunguriye yahise imanuka idashyizeho, itiriwe isubira inyuma, cyangwa se nta buyers bigeze binjira mu isoko na gatoya. Hakabaho noneho na candlestick uzabona ibyo byose yabikoze, ariko noneho itigeze nayo imanuka cyangwa se ngo isubire inyuma, cyangwa se ikaba yamanuka ikaza igahera hano, igafunguka, ikaza igafungira hano, itigeze na rimwe nta mu buyers binjiyemo. Izo nazo tuzazireba turebe nuko bazita none, cyangwa se ikabanza ikazamukamo. Iyo izamutse nabwiye ko iba icyatsi, ikabanza ikazamuka ikagera hano, yarangiza ikamanuka ikaza igafungira hano. Ntaba buyers binjiye mu isoko ngo bintervenemo na gatoya. Izo candlestick zose ziba zihari, ariko icyo turi kwiga hano ni ukumenya biba byagenze gute. Dukomeze rero muri episode ikurikira. Noneho muri episode ikurikira rero tugiye kwiga rero kumenya ni gute noneho twamenya candlestick ziri strong mu isoko ry'imigabane.